Hashize ibyumweru bitatu Izuba Radio TV ibagejejeho inkuru y'amakimbirane yavugwaga mu ishyirahamwe Kodusam. N'ishyirahamwe ryambutse abantu mu bwato mu cyambu cya Matongo giherereye hagati y'imirenge ya Mutenderi na Sake, aho bamwe mu banyamuryango bashyira mu majwi bagenzi babo gushaka kubasenyera ishyirahamwe no gukora mu buryo batemeranyijweho. Ubwo ko turi gukora gutyo ejo tegera gutyo tubona uwitwa Maduguri na bagenzi bafatanye batwemwe baragenda bazana ubwato babishyiraho ngo bagiye gukorera muri koperative yacu. Abo nibo baje ku ruhande n'ubundi bashaka guteza akavuyo. Ni ikibazo ubuyobozi bw'imirenge yombi bwihaye icyumweru kimwe kuba gikemutse, kikaba cyakemuriwe mu nteko rusange y'abagize ishyirahamwe Kodusam ndetse n'abagize kampani yitwa Baraka igizwe na bamwe mu bo abanyamuryango ba Kodusam bashinja kubasenyera ishyirahamwe. Muri iyi nteko abanyamuryango barashinjanya amakosa ndetse no kutumvikana imikoranire hagati yabo. Wenda nk'ibihumbi bitatu ngo yango kubera udusuzugura ngo turabita 30, ariko ubwinzigo ahiva kubu bwatsi bagumizaga amafaranga bayarya ntugashaka aho dukura ifaranga nini mbona ntagarije. Ikibazo nuko ari bamwe muri twe bari gushiga indi uretse ibiba 230 mbafitiye nta kindi. Gusa iyi nteko yemeje ko bamwe mu banyamuryango bafitanye ibibazo na Kodusam bagomba gukemura ibibazo bafite kugira bagire aho baherera, haba muri Baraka Company cyangwa se Kodusam, maze bombi bemeza gukorera muri iki cyambu. Tubanyambazi Jean Marie Vianney, umuyobozi wungirije wa Kodusam, ndetse na Rwemarika Theophile, umuyobozi wa kampani yitwa Baraka, barashimira intambwe yagezweho ndetse n'icyo bagiye gukora. Twebwe nk'abana b'Abanyarwanda icyo twifuzaga ni amahoro n'ubumwe no gusabana, twabyakira neza twishima. Ikiba ngombwa ni uguhuza imigambi, tugatanga serivisi nziza, tugasabana, tugasangira duke twiza tw'amahoro. Mbere ya byose ni ugukemura ikibazo cy'umuturage, gutanga serivisi inoze kandi yihuse, kuko ikigaragara buriya n'umunyarwanda Yesu umwana we ngo nta mugabo umwe. Hari abagabo babiri rero nta kibananira. Ubu ngubu serivisi zigiye kwihuta, gukererwa kw'abaturage kujya ku masoko umpereye uyu munsi duhawe uburenganzira birahagaze, kuko abaturage bazajya bagera mu masoko kare kandi bagataha kare. Bamwe mu baturage batari abanyamuryango ku mpande zombi bavuga ko kuba amakimbirane yarangwaga kuri iki cyambu akemutse bizoroshya ingendo zabo. Naho ku ruhande rw'abayobozi b'imirenge yombi basaba abanyamuryango kwita ku muturage. Ndarutse Jean Dodier ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Sake, naho Ngenda Mathias akaba wa Mutenderi. Ko umurongo utanzwe ndumva ari mwiza, bemerewe gukora bose, dore ko amazi ari magari kandi buri wese aba akeneye gutanga serivisi nziza. Kimwe na kampani Baraka twasanze bakorana, amazi ni magari kandi bose icyo dukeneye ni competition mu Banyarwanda, bakore neza batanga serivisi nziza ku Banyarwanda. Impande zombi zemeranyije ko amafaranga y'urugendo ari amafaranga 200 kuhujya cyangwa uva Sake agana Mutenderi. Ni mu gihe uwitwaje igare yongeraho igiceri cy'ijana, naho ufite moto akongeraho amafaranga 500. Leonce Nyirimana, Imutenderi mu karere ka Ngoma.